imana ikavuga ati ntagavamo wa muntu igiseke kikamuhekenya kikagira inzira iyo ariyo yose. Ubwo ngiye kubwira itorero abandi bo murabyemere mukora ibyo mushaka. Iyo nganira abantu bo kuri yada baganiza umukumbi muto itorero abo donc abafite Kristo nka data wa twese mwiza, yego, abizera Imana rurema Uwiteka nk'umubyeyi wacu wo mu ijuru, umwe watubwiye ngo nidusenga tujye ngo data wa twese uri mu ijuru. Abantu duhuje data rero nibo mbanganiriza. Sinzi none niba wanyumvishije. Ndakumva cyane. Hari ibintu njya nganira uri kumva umuntu tudahuje data wo mu ijuru nabyumva akanyumva nabi ugasanga kunyandikira message anuka. Nujya unuka ujye umenya ko tudahuje data. Ntabwo duhuje. Ntabwo tuba duhuje, niyo mpamvu aho twarerewe n'uwatureze yaba bitandukanye. Ariko umuntu wese uzi ko Kristo ari umwami n'umukiza w'ubugingo bwe akaba ari we byiringiro n'ibyirato bye, anyumva iki kiganiro niwe kigenewe. Yego. Kugira ngo atazagira gute? Iyo tuvuga ngo utazarimbuka ni ukugira ngo tujyane tugerane mu ijuru amahoro, ubwami bw'Imana. Hanyuma uyu muntu wagufasha nahereye ariko mu mboni z'ibigaragara no mu mboni z'umwuka, sibyo? Ndakumva. Bazi kuwujyamo. Uri kumva? Ndakumva cyane. Ntabwo iriya mariage isakurizwa kuko ari umusitari. Isakurizwa iki? Isakurizwa kuko ubwo mereye mu mwuka. Kuko abinjira mu isi y'umwuka babona urugendo rw'uriya mwana rushobora kuzaba urugendo rwoye. Gute? Nese bari mu mutima we cyangwa bamuteze iminsi? Uri umupasiteri wimbaza ngo mbariza n'abadukurikiye, sibyo? Nakubwiye ngo ntabwo nshaka kubyinjiramo cyane, ariko nagira ngo nyine ariko impamvu ngubaza nuko uvuze gutyo ubusize abantu mu cyaragati. Ni nshaka nyibasigemo, sibyo? N'ubundi iteka ryose ry'abahanura cyangwa se ry'abavuga ibyo mu mwuka akenshi babivuga ibintu byasohoye. Ngicyo nababwira cyo, uri kumva? Ntago izi nkuru z'uyu mwana w'umukobwa zisakuzwa cyane, uri kumva? Ku mbaraga z'uko ari umusitari. Sakuzwa kuko mu isi y'urugendo rw'umwuka, uri kumva? Impera zarwo atari nziza, sibyo? Ndakumva. Hanyuma mu bigaragara mu bifatika, donc mu by'umubiri bisanzwe uri kumva? Hari ababivuze bitewe n'uko babonye background bari bazi kuri uyu mwana w'umukobwa nk'umwana warerewe mu itorero rya ADPR. Imyizerere y'ababyeyi babo bamenye kuva na kera ariko ntibayirinda, bemera kuyireka. Abo bakavugira mu mbaraga z'ibifatika, sibyo? Abandi bakavugira mu mbaraga z'uko babona wenda umugabo wa Vestine atangana nawe mu bijyanye n'imyaka. Atangana se uje ni ikibazo uko nabonye. Barabivuze pastor. Nakubwiye ngo ntabwo nshaka kubitinamo, nagira ngo twinjire muri episode yacu. Nubwo wenda ijya kugira semblable y'ibyo nateguye kuganiriza abantu b'Imana, ariko wenda nagira ngo ngende mvuze ku kintu warumbajeje, sibyo? Mu isi y'umwuka. Yego. Donc icyo dusabwa n'abadukurikiye n'ababyeyi b'uyu mwana n'abandi bantu nuko dukwiye kumusengera, sibyo? Yego. Kandi ababyeyi babo barasenze, tugakomeza kumusengera. Ni n'abanyamasengesho. Kabiri, donc abizera bazi kureba iby'ukuri, sibyo? Bagaca connection y'ikintu numviye mu nuza mu bukwe bwe, uri kumva? Umugabo umwe wari wazanye n'umugabo we avuga ngo n'abandi bageni mufite mubazane. Reka ngusuhuze wowe ubana natwe umunsi ku munsi, nkwifurize umugisha w'Imana, nkwifurize amahoro, amahirwe bituruka ku mwami Imana. Imana rero iguhe umugisha wowe ubana natwe umunsi ku munsi kuri Yada TV. Yada TV rero ni umuryango munini cyane kandi umuryango mugari w'ijambo ry'Imana, w'ibiganiro bigiye bitandukanye, family talk, gospel talk n'ibindi byinshi byose bigiye bitandukanye. Uyu munsi rero inyuma ya kamera uri kumwe na Pastor Shimimana Jean Marie Vianney, ariko kandi imbere ya kamera turi kumwe na Robert umuhungu w'Imana n'abanyarwanda. Robert, mahoro y'Imana. Mahoro y'Imana bane nawe mushumba. Tuguje inshuti zacu zose zidukunda, abari mu Rwanda, abari hanze yarwo, bose ndabayambiriye. Amen. Arabagumbiriye. Gahunda ni muri Team Motivation no muri Detached Recliner nkuko mubona ku ma advert yacu. N'abandi bashaka kwamamaza. Muze amafaranga. Muze rwose mwamamaze. Mana ibaho umugisha. Kandi niba utuye kure ukabona ads zigenda zinyuramo, jya wihangana uyirebe.
uyikuramo n'ubundi byose ni ahandi nibura uzatuma n'umuntu abona idolari anyura kuri banki. Imana iguha umugisha. Biragoye kubera izi nkuru dusigaye dukora uzarimbuka bya banki twarabisezereye akareka ngo tuba dukora izihe tuya nyine ntacyo Imana ifite ubundi buryo zatubeshaho. Okay, kora subscribe niba ari ubwa mbere. Imana iguha umugisha. Ikiganiro kirakinge rwose igihe like kuko iyo ukoze like bituma nibura na YouTube ikizamura. Imana rero iguhe umugisha. Hanyuma Robert, uyu munsi ndashaka ko tuganira kuko dusanzwe tuganira, niyo mpamvu twaje kuri kamera hano nkaguhamagara. Ndashaka ko tuganira ikintu. Ejo bundi ageze gutya umwana w'umukobwa yikundana n'umuhungu, urumva, umunyamahanga, muramyi mwiza, umusitari ukunzwe, abakoze ubukwe. Gukora ubukwe kandi umuntu wese akora ubukwe. Mu gukora ubukwe ashimira umuntu umwe, ashimira manager we nk'umuntu wamupromotinze, watumye abona background, atuma abona izina, ari we witwa Murindahabi. Ubwo ndavuga Irene, ubwo nkavuga Vestine, kugira ngo abantu babyumve ibyo nshatse kuvuga. Amwambika ingofero, ariko abantu babigize big deal ngo yamuhinduye ngo umubyeyi, ngo yagize gute. None nko mu mboni zawe gushimira umuntu mu bukwe ni bibi? Gushimira umuntu mu bukwe nk'uko ubajije si bibi. Icyo cyo abantu banyumve neza, si bibi. Kabiri, nibereye mu biganiro byitwa ngo uzarimbuka, sibyo? Ubu tugeze kuri episode ya 14. Iki kiganiro reka nacyo tuzacyita episode ya 14. Nirinze kuvuga ku nkuru za Vestine na Dorcas, nabonye umuntu atanga aviye n'igitekerezo cye, sibyo? Abantu bagahita bamanukura komanteri, umunyeshyari, umunyamatiku, wabigenje gutya na gutya, urikumva? Yego. Kuko nyine bashaka kumva ibijyanye n'ibitekerezo byabo bumva, sibyo? Yego. Ariko mu mboni z'ibigaragara no mu mboni z'umwuka, sibyo? Ndakumva. Bazi kuwujyamo. Uri kumva? Ndakumva cyane. Ntabwo iriya mariage isakurizwa kuko ari umusitari. Isakurizwa iki? Isakurizwa kuko ubwo mereye mu mwuka. Kuko abinjira mu isi y'umwuka babona urugendo rw'uriya mwana rushobora kuzaba urugendo rwoye. Gute? Nese bari mu mutima we cyangwa bamuteze iminsi? Uri umupasiteri wimbaza ngo umbariza n'abadukurikiye, sibyo? Nakubwiye ngo ntabwo nshaka kubyinjiramo cyane, ariko nagira ngo nyine, ariko impamvu ngubaza nuko iyo uvuze gutyo ubusize abantu mu cyaragati. Ni nshaka nyibasigemo, sibyo? N'ubundi iteka ryose ry'abahanura cyangwa se ry'abavuga ibyo mu mwuka akenshi babivuga ibintu byasohoye. Ngicyo nababwira cyo, uri kumva? Ntago izi nkuru z'uyu mwana w'umukobwa zisakuzwa cyane, uri kumva? Ku mbaraga z'uko ari umusitari. Sakuzwa kuko mu isi y'urugendo rw'umwuka, uri kumva, impera zarwo atari nziza, sibyo? Ndakumva. Hanyuma mu bigaragara, mu bifatika, donc mu by'umubiri bisanzwe, uri kumva, hari ababivuze bitewe n'uko babonye background bari bazi kuri uyu mwana w'umukobwa nk'umwana warerewe mu itorero rya ADEPR. Imyizerere y'ababyeyi babo bamenye kuva na kera ariko ntibayirinda, bemera kuyireka. Abo bakavugira mu mbaraga z'ibifatika, sibyo? Abandi bakavugira mu mbaraga z'uko babona wenda umugabo wa Vestine atangana nawe mu bijyanye n'imyaka. Atangana se ujye ni ikibazo uko nabonye. Abo barabivuze, pastor. Nakubwiye ngo ntabwo nshaka kubitinda, nagira ngo twinjire muri episode yacu. Nubwo wenda ijya kugira semblable y'ibyo nateguye kuganiriza abantu b'Imana, ariko wenda nagira ngo ngende mvuze ku kintu warumbajeje, sibyo? Mu isi y'umwuka. Yego. Donc icyo dusabwa n'abadukurikiye n'ababyeyi b'uyu mwana n'abandi bantu nuko dukwiye kumusengera, sibyo? Yego. Kandi ababyeyi babo barasenze, tugakomeza kumusengera. Ni n'abanyamasengesho. Kabiri, donc abizera bazi kureba iby'ukuri, sibyo? Bagaca connection y'ikintu numviye mu nuza mu bukwe bwe, urikumva? Umugabo umwe wari wazanye n'umugabo we, avuga ngo n'abandi bageni mufite mubazane.
yego. Hanyuma bazane ni kwa kundi baba bavuga nyine basaba baba dufite abageni benshi n'abasigaye tuzabatwara. sawa. Okay, iyo ni yavi yawe. Sinavi yanjye njye ndi kuvuga wakuvuga kubabwira kandi turebe ejo hazaza muhita muvuga ngo tukubatega amaso. Reka twiruke twisomera ijambo ry'Imana pastor. Sibyo? Soma ijambo ry'Imana. Kuba Vestina yarafashe Murindahabi bakamugira papa we. Oya ntabwo mugize papa we yaramushimiye. Yego. Sibyo bavuze ngo ikamba yamuhaye ngo ringana n'iry'ababyeyi. Ntacyo bitwaye buriya, buriya reka mvuge baka kantu banakumve. Sibyo? Yego. Aka kantu banakumve abantu buriya ko kuba Vestina yarahaye Murindahabi ingofero, yewe nekereza ko yamuhaye amushimira nka papa we wamukujije akamuvana iriya za Ruhengeri imusanze akamugeza kuri topo ari uyu munsi. Kandi cya kabiri yayimuhaye nka papa we wamureze mu buryo bw'Imana ya talent ye afite. Yego. Okay, tusoma ijambo ry'Imana. Ndi kubana ni uburenganzira bwabo cyane zabo, sibyo? Situke bitanande bafite umurongo w'ubuzima bwanjye n'urugendo rwanjye. Abavuga ngo tuba dufite amashyari ntago nenda kumushaka no kugira ngo nibura nzashyigirwe nawe. Narubatse urugo rwanjye tumaranye imyaka 10 kandi niringira senga Imana ko izarunkomeza rukarangira amahoro mvuye mu by'ubuzima nkuko nagize gute nabisezeranye. Amen. Sufite Bibiliya eka nze nyirebe. Pastor fatira Bibiliya yawe hanyuma tuganire. Akeshi iyo ngiye gutegura ibiganiro nk'ibi nsenga Imana nkayinginga ikangirira neza, sibyo? Yego. Ibiganiro turi bukore nkayibisaba. Yego. Nginga Imana bibwa Mana wampaye ikiganiro cy'uyu munsi. Ikiganiro rero Imana yampaye uyu munsi tugiye kuganira. Yego. Ni ikiganiro kivuga ngo niba uri umwana ukaba warajugunya ababyeyi bawe zarimbuka. Niba uri umubyeyi ukaba warajugunya abana bawe nawe uzarimbuka, uzajyana nabo. Impamvu nshaka kuko dukora iki kiganiro, abantu benshi bajugunya ababyeyi babo bakabata ku mpamvu nyinshi. Hari ababohora ubukene, sibyo? Hari ababohora imbaraga z'ibyaha, sanga umuntu yanze mama we ngo ni umusambanyi. Donc imbaraga z'ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Yego. Rero ihute unsomere ijambo ry'Imana riri mu gitabo cyo kuva ibice 20 umurongo wa 12. 20 ku murongo wa 12. Haravuze ngo wubahe so na nyoko kugira ngo uramire mu gihugu Uwiteka Imana yawe iguha. Yego. Uyu ni umurongo uboneka mu mirongo myinshi igiye itandukanye. Imana yagiye ibisubiramo kugira ngo abantu babyumve neza. Yaba mu gutegeka kwa 2 ibice 5 umurongo 16 niko byanditse. Mu Befeso ibice 3 umurongo wa 2 no wa 3 nushaka ko hagere naho wansomere. Abefeso reka magere cyane. Hanyuma Abefeso ibice 6 uwa 2 no wa 3 haravuze ngo wubahe so na nyoko. Iryo ni ryo tegeko rya mbere ririmo isezerano kugira ngo ubone amahoro uramire mu isi. Yego. Ihute usomere nanone Abakolosayi 3:20. Abakolosayi 3:20 haravuze ngo bana mwumvira ababyeyi banyu muri byose kuko ibyo ari by'umwami ashima. Imigani 22:6. Imigani 22:6 haravuze ngo menyereza umwana inzira akwiriye kunyuramo azarinda asaza atarayivamo. Imana ikumugisha. Amen. Hanyuma tugiye kuganira ku kintu cyitwa umubyeyi. Umubyeyi n'umwana. Umubyeyi n'umwana. Ndahera ku mubyeyi. Umubyeyi ni umuntu ukuze, sibyo? Yego. Ugeze ku rwego rwo gufata inshingano zo kubyara. Yego. Umuntu yitwa umubyeyi kuko yagize gute? Yabyaye.
buriya abagore bose si ababyeyi. utarabyara abatari umubyeyi. Abadamu bose si ababyeyi. Oya ni abagore, abadamu ni igifaransa. Ni urugero nanze sijyo. Ntabwo bashaka kubyitwa ngo ntabwo bashaka kwitwa abagore. Bari kwitwa abaki? Abadamu. Ngo bitwa abadamu. Tutiri kirundi tubita abakenyezi se. Uzabita abakenyezi. Abacyara. Umubyeyi ni umuntu ku mpande zombi, ku mupapa n'umumama bagiye ku gisi. Abo ni abambere. Kabiri ni abandi bagira ibise by'imbabazi, by'impuhwe, by'ibambe. Ndagaruka kuri cya kindi cyaba murinda habi wahoze uvuga. Umuntu kwakira ibiganza bye bikakwakira ibiganza, abandi batari barakwakiriye, akigomwa ku byawe. Yego. Donc kwigoma ku byawe ni ukuvuga ngo ni ugufata ibintu bye yari agenewe ku bushake bwe mu nyungu ze, akabigutakazaho, akurihira ishuri, agufasha mu buryo ubwo aribwo bwose. Uyu muntu wakoze izo nshingano zitwa iza kibyeyi. Yego. Ari naho navuze ngo abanenga muri ndahabi ngo bamwambitse ikamba ry'ababyeyi, bari abana ku giti cyabo bo bumvaga ari umubyeyi wabo, ni nawe. Kuko hari abanyamakuru benshi bamenye ko baje, wabona hari ababateranyije niba yarabafashije urugendo rwabo, sibyo? Yego. Ni umubyeyi wabo. Bari nako bimeze. Yego. Kuko yabazamuye akora kuri step imwe bageza ku yindi. Yego. Hanyuma nahereye ku mubyeyi, umuntu ufata amezi 9 mu nda yawe, mu nda ye, yigengeseye nka ka wa mugani. Hari n'ufata umwanzuro wo kugukuramo muri iyo nda, Uwiteka akavuga ati ntuzayivanamo, Uwiteka akavuga ati iragumamo, ntayukuramo, agashyiramo za glycerine ngo njya numva arizo bakoresha n'ibindi ngo akuremo uwo mwana. Imana ikavuga ati ntagavamo. Wa muntu igiseke kikamuhekenya kikagira inzira iyo ariyo yose. Ubwo ngiye kubwira itorero, abandi bo murabyemere mukora ibyo mushaka. Iyo nganira abantu bo kuri yada baganiza umukumbi muto torero, abo donc abafite Kristo nka data wa twese mwiza. Yego. Abizera Imana rurema, Uwiteka nk'umubyeyi wacu wo mu ijuru. Umwe watubwiye ngo nidusenga tujye ngo data wa twese uri mu ijuru. Abantu duhuje data rero nibo mbanganiriza. Sinzi none niba wanyumvishije. Ndakumva cyane. Hari ibintu njya nganira, uri kumva? Umuntu tudahuje data wo mu ijuru. Nabyumva. Akanyumva nabi ugasanga kunyandikira message anuka. Nujya nuko ujya umenya ko tudahuje data. Ntabwo duhuje. Ntabwo tuba duhuje, niyo mpamvu aho twarerewe n'uwatureze yaba bitandukanye. Ariko umuntu wese uzi ko Kristo ari umwami n'umukiza w'ubugingo bwe, akaba ari we byiringiro n'izirato bye, anyumva iki kiganiro niwe kigenewe. Yego. Kugira ngo atazagira gute? Iyo tuvuga ngo utazarimbuka, ni ukugira ngo tujyane tugerane mu ijuru amahoro, ubwami bw'Imana. Hanyuma uyu muntu wagufasha, nahereye ku babyeyi. Yego. Mu by'ubuzima busanzwe uri kumva no mu by'umwuka. Mu mwuka tubyarwa nandi, ninde tubyarwa na Kristo atubyarishije urukundo rwe rwishe. Nk'uko mu buzima busanzwe tubyarwa na ba mama bacu batubyarishije umubabaro w'ibise mwinshi, kugira ngo ubundi urabona ibise umumaro wabyo, uramusemburo uvubuka umuntu ababara kugira ngo cordonitrice ifunguka avuke. Yego. Sibyo? Kiriya ni igihango tatugiranye kigirwana n'umwana na nyina, kugira ngo batazigera bagira gute? Bibagirana. Yego. Buriya umwana yibagiwe mama we, abakoze ikosa rikomeye, kuko mama wawe si uwo kwandikirwa kuri WhatsApp, ni uwo kwambikwa. Mama wawe si uwo guhamagara kuri Facebook, mama wawe ni uwo kohereza you receive. Wanyumvishije? Yego kumva. Iriya misemburo ivubuka ingana n'iyo umugabo n'umugore bavubura, uri kumva, bari gukora igikorwa mpuza bitsina.
ari nayo mpamvu Imana itubuza gukora icyitwa ubusambanyi pastor. Abanyarwanda ba kera bajyaga bitegereza abantu ntibamenye ibyo ari byo, bavuga ngo nyoko bawucubuye mugani ngo nguke mama wawe aba ari nyoko, sibyo? Iyo abuze ntagira gute, ntaboneka. akabura nikaboneke ni nyina w'umuntu, sibyo? Bakavuga ngo nyina wundi abishya inko, ubwo ni umwana wundi. Nyina wundi ntabwo aba ari iki, ari nyoko. Bivuze ngo ihuriro riba hagati y'umwana n'umubyeyi ni ikintu gikomeye Imana yashyizeho. Bibiliya ivuga iki? Iravuga ngo abana ni umwanda uva ku Uwiteka, hahirwa ikirimba kibuzuye. Impamvu zo kwanga ababyeyi rero ziba nyinshi, ariko ndashaka kubwira umuntu udukurikiye wakijijwe, wera imbuto z'abizera kugira ngo atazarimbuka. Nta muntu n'umwe wemerewe kwanga umubyeyi wamubyaye, keretse kimwe cyonyine cyatuma umubyeyi wamubwira ati rero papa mama mubyeyi wandeze, sibyo? Bunaza kugera kuba mu mwuka ntabwo ndabageraho, nahereye kuba umubiri. Kuko hari igihe umuntu bakujugunya pastor, umunyempuhwe, umuntu ufite ibiganza byiza akakwakira. Yego, nk'aba bana rimwe na rimwe nk'ababyeyi babo batabaruka, ugasanga umwana asigaye mu mage, usanga umubyeyi aramufashe. Mw'ababyeyi mwagize umuhate mukagira imbaraga zo kwakira abana badafite kirera mukabarera, Imana y'amahoro ibaha umugisha. amen. Imana y'amahoro ibaha umugisha kandi izababikira ikamba ry'ubugingo buhoraho. Niba unkurikiye warafashe umwana uburyo ubwo ari bwo bwose, kandi namwe mwabana mwe niba hari umuntu mwuzi wabafashe ibiganza akabarera mugakura mu biganza by'umuntu atari mama wanyu, man uyu mubyeyi ntimukamwibagirwe. Nubwo bigoye ko abana 10 bakwita ku mumama umwe kuruta uko we yita kuri abo bana 10, ariko ukwiriye kwibuka mama wawe ukamuha agaciro. Niryari rero, niryari udakwiye kumvira mama wawe? Niryari igihe kimwe cyonyine nyibabwira, sibyo? Aho ngaho kuko dufite data wo mu ijuru adusaba ibyo ashaka. Igihe mama wawe urukumva mu bijyanye n'ubwami bw'Imana ari umunyamahanga akaguhatira gukora imirimo y'umwijima, icyo gihe uzamusuzugure, uri kumva utamwubahutse. Gusuzugura umuntu utamwubahutse ni iki, sibyo? Gafate nk'urugero rwa hafi, hari ababyeyi bajya bicara, uri kumva, nk'umwana akakira Yesu umwami n'umukiza w'ubugingo bwe by'ukuri, atari ibyo mu madini, sibyo? Akumvira ikijwi ry'Imana rimusaba rimubwira. Noneho ugasanga umubyeyi atangiye kumushyiraho pressure n'urugero yo gushaka, ugiye kumfa ndi incike, kandi ubwo umwana yavuganye n'Imana warabizi iby'urugendo rw'urushako rwe, sibyo? Umubyeyi wimusuzugura, uri kumusuzugura ariko utamwubahutse, niko navuze, sibyo? Yego. Wimwereka yuko ibyo atekereza ari zeru, wowe ari imigambi ufite, mubwira uti ndi mu mujyo, birimo ndi kubitegura umubyeyi mwiza, sibyo? Mu minsi mike ndakwereka umukazana. Iyo umuntu muhuye ku wa mbere yarakaye, si igisobanuro cy'uko ku wa kabiri muzahura yagize gute, yarakaye. Icyo ni icyambere. Kabiri, buriya uzi impamvu Imana yagiye itubuza ibintu byinshi cyane bigiye bitandukanye? Hari abantu b'abanyabuntu njya mbona bajya bigisha ibintu, sibyo? Ugasanga bafashe Bibiliya yose bayikubise hasi batayize neza, urukumva? Ndakumva. Ngo urabona isezerano rya kera n'isezerano rishya, sibyo? Yego. Ngo Yesu yarabirangije byose ku murongo, sibyo? Ariko mukwiye kuganira mukamenya ngo ni ibiki Yesu yarangije. Ese yarangije ibiki? Ikintu cya mbere Yesu yarangije, urukumva, ni ugukuraho imirimo yitwa iby'ubutambyi. Yego, sibyo? Yego. Nk'umutambyi mukuru, uri kumva? Ndakumva cyane. Nk'uko abantu barushwaga no gukira ibyaha bakoresheje ibitambo, uwo ni umurimo Yesu yaje agira gute, akuraho, adukiza urupfu rw'iteka mu byaha. Ariko se pastor, Imana yihamagariye Aburahamu itanga n'aya mategeko ivuga ngo mwumvire ababyeyi banyu kugira ngo muramire mu gihugu Uwiteka agize gute, abahereka. Iyi Imana itagihinduka yabwiye umwana w'umuntu avuga ngo ntugasambane. Uzi impamvu Imana yatuje gusambana? Nuko ibizi uko yaturemye,
uburyo yaturemyemo sibyo irabizi ko ya misemburo nahoze mvuga yo mu kubyara bw'umwana n'umubyeyi sibyo ya misemburo ivubuka hagati y'umugabo n'umugore iyo ivubukiye mu wundi muntu wa muntu mugumana muri wowe kugira ngo azakuvemo bibi intambara niyo mpamvu Bibiliya ivuga ngo uwifatanya na maraya uri kumva ababaye umwe nawe Imana ibitubuza kubera izi mpamvu yaturemye uzi impamvu Imana itubuza kwiba nuko izi ko mu buryo umuntu aremetse n'uburyo yanduyemo niko izi ko muri kamere ya mugenzi we namubona ari kwiba aramwica agapfa ako kanya direct agatamukuraho uzi impamvu Imana itubuza kunywa ibiyobyabwenge nuko ibizi uburyo yaturemyemo nitubiyobya ubwenge tukabuyoba already turarimbuka hanyuma rero Imana itazi itegeka avuga ngo wubahe so na nyoko kugira ngo uramire mu gihugu cyawe okote rero umuntu utaramira mu gihugu abagize gute abarimbutse kenyutse sibyo donc mu rwego rwo kugira ngo uramire mu gihugu Imana ikwereka ubaha papa wawe na mama wawe ako kanya hanyuma birakwiye ko ushobora kugirwa n'amahirwe none ugasanga papa wawe arakijijwe oh haleluya amen nk'ubu baneri bagize amahirwe kuko bisanze papa wabo akijijwe ari umukristo nyijijwe sibyo inzira nziza batoza bazarinda basaza batarayivamo ariko none Imana ishobora kuguhamagara wowe mwana ikagutoranya mu muryango ikintu Imana ihamagarira umuntu umwe mu muryango ni ukugira ngo abure umurimo mu bandi nabo babashe kubona inkuru nziza y'agakiza mu mbuto aberera yego umuntu ukijijwe rero sibyo ntakwiye gusuzugura mama we kirazira umuntu ukijijwe ntakwiye kubahuka papa we kikariziririzwa kirazira nta muntu ukijijwe wubahuka umuntu wamureze umubyeyi wamureze iri fo yo kumwubaha gusa nashyizeho atansiyo sibyo naba ari umuntu ukujyana mu mirimo y'umwijima uzamuhakanire zibukira ariko kuvuga ngo mama wawe yambaye ubusa mwambike wirirwa wambika abandi wirirwa ujya gutanga ibya 10 n'amaturo kwa Pastor Ishimiye utaye papa wawe yambaye ubusa uwo murimo ukora Bibiliya iravuga ngo mbere yuko ujya gutanga ibitambo byawe ngo byerekanwe uko ari amahoro manzi kiranoke niki wanyu Pastor ubu dufite abantu uri kumva nakumva sibyo simbabujije kandi ibintu ugiye kuvuga niyo realite ngiye nababwiye ko uzayavugisha ukuri ntabwo kwica umutumirano sibyo dufite abantu birirwa bohereza amafaranga cyane cyane nk'aba diaspora boherereza abantu babonye kuri za kamera na za YouTube amafaranga bibagiwe imiryango yabo ngo mama yarame mu mama wawe uko yaguhemukira kose mu rwego kugira ngo umwerere imbuto nziza mwerere imbuto azagera ahinduke papa wawe nuko nshobora kubivuga ati Robert watubwiye yuko nta mama wawe ugira nubwo nabongira afite abandeze sibyo niba uzi ko ukijijwe urukumva ikintu cya mbere gishobora guhita gihinduka niba wari ufatiranye inzigo na mama wawe kugira ngo amenye ko wakijijwe umwerere imbuto zo kwizera nuko utangira kumwubaha no guhinduka no kumugandukira bana mwumvire ababyeyi banyu so na nyoko kugira ngo muramire mu gihugu murimo mwabana batoya mwe urukumva iyo umwana tumviye umubyeyi we yumvirije di wo n'umugani wa Kinyarwanda wanze kumvira se na nyina agira gute bari abahanga basogokuruza bacu muri izi mariage mujya gukora sanga umuntu agiye kurambagiza n'umwana agiye kurambagiza ntazi wabo mbere y'uko urambagiza umukobwa kugira ngo azavemo umugore mwiza hakorwa ibintu bitatu by'ingenzi pastor icyambere ushinga ivuga apfuka mukabwira Imana wowe muremyi mwiza usumba byose wowe winjira mu misokoro ukarema umuntu ukabumuzi neza mu bugore muzima okotererwa n'abagabo nuko yego niba uri umukobwa icyambere shinga ivi upfuka mubwira Imana ubwira ati ni wowe waremye uzi neza imigenzereze ya muntu nk'umugabo uvuye kuri wowe cyo ni icyambere icya kabiri umuhungu muzima uzi ubwenge uzi kurambagiza arambagiza nyina w'umukobwa ubundi niko mbibina ariko ubundi kera abaranga cyitwaga abaranga yego umuranga yagena akabanza akareba urugo akarambagiza urugo yego yamara kurambagiza urugo akaza kabatayarariye umukobwa
noneho uyu munsi basigaye bahura kuri Facebook muri ghetto no muri ghetto kuri TikTok no kuri Instagram yego ntiyakura umugeni mu kandi kanya bikabira barira hano kuri za YouTube urugo rwananira rutananira nase ariko bane hagimo n'abantu babashuka harimo n'abantu babashuka abantu benshi nibo bashukana niko abantu bajya gutira abazeyi umuntu akanga kwambika mama w'ingofero y'icyubahiro y'umubyeyi ko yamuzaye mama wawe akubza ko atemeye iyo nda ngo ivemo kajya gutira undi ukajya gutira umwana ngo ntabwo mama wawe yaryoshye ifoto abana abadayimoni tugiye iwacu oya naryo naryo ntaho ugiye ubwo ni irya gasogi baraze nibereko niba uzi ko utubaha papa wawe ukaba utubaha ababyeyi bawe nuranye naryo irya gasogi baraze nibereke cyangwa irya kamonyi iryo ryaba ari irya kamonyi abageseyo baragwira oya agahogoza ariko mama ntabwo aryoshye ifoto oya ntabizi ko uvuye mu rugo uri gukubita ikibuno nta mwana utumvira umubyeyi we hari n'ababeshya ngo n'ababyeyi bagira ngo kuko wenda mama we ngo yenda yararwaye cyangwa se ngo araremaye yego akabaza ngo mama ntawe uhari mw'ababyeyi mwe mubera abana ibisharira iyi nzira mubamenyereza muzayibazwa pastor ubu dufite ababyeyi b'indangare b'injiji kandi birwa baprotokora mu nsengero batwaje abapasiteri za bibiliya reka mbabwire abo nabo bamwe bavuga ngo barakijijwe niba ushaka kujya mu ijuru umubyeyi muzima umumama muzima umupapa muzima wibera abana iki ariko reka mbabwire pastor umuntu asaba sibyo umuntu asaba umwana kutaba indaya abiziwe ko ariyo ubwo uba wumva umwana azabyigishwa nande ntabwo bibaho umuntu asaba umwana kutaba ikirara kandi wowe ubizi kuri ikirara ubwo wumva umwana azabyigishwa nande zero mwicare uyu munsi muhinduke mwivuga ngo tugiye mu ijuru ryande ryakangahe ryande menyereza umwana wawe niko bibiri ivuze inzira nziza azarinda asaza atarayiba mwigishe gusenga mwigishe kugendana mu gakiza mwigishe kwera imbuto z'abizera mwigishe kuba mu rukundo rw'Imana mwigishe gusoma ijambo ry'Imana mwigishe kubaha Imana amen Imana igumugisha ariko urafata umwana wabyaye Imana izamubabaza kajugunya gusa kajugunya Bibiri ivuga iki ku mwana avanga abana n'umwandu uva ku Uwiteka ahirwa ikirimba kibuzi pasa nk'uko umuntu ataguha umwana jya umenya ko umuremyi wamuguhaye azamukubaza nawe wa mwana we ntabwo mama wawe nta wundi ni mama wawe w'umwimerere niwe muhuje ikitwa ADN nicyo bita amaraso imibabaro bagira babara pasa njye nagiye kwa muganga ndeba ukuntu ababyeyi babyara nakoze yose yashika ababyeyi barababara igise kirabarya ubu dufite abana babasuzugura babanyweraho urumogi babasambanira mu maso niba hari ikintu gikomeretsa kibabaza ni ukubona umwana wabyaye watekereza igise ukibuka uri kubona ari gutumura urumogi biteye agahinda niba hari ikintu kibabaza ni ukubona umwana wibyariye yinjiza umuhungu avana mu azana mu ndi gutyo bashoreranye noneho biragatsindwa n'Imana isumba byose nta mubyeyi n'umwe mbyifurije kuzabona umwana yibyariye abumutinganye mu izina rya Yesu Kristo umuntu wese ukurikira igicano yitwa Yada natuye iby'imbaraga ku buzima bw'ababyeyi ntihakagire umubyeyi n'umwe udukurikira uzigera ugira umwana w'umutinganye mu izina rya Yesu Imana ikora igitangaza oya rega pasa naje guhishurirwa naje kumenya ko buri cano zose abantu bagenda bakurikira haba hari imyuka iziherekeje nanjye mu butware bw'Imana isumba byose kuko nafashe umwanzuro ndavuga ati yewe Robert n'umuryango wanjye tuzakorera Uwiteka natwe sibyo umuntu wese ukurikira igicano mu mbaraga z'ubwami bw'Imana umwana wawe ntazigera abumutinganye mu izina rya Yesu
kandi azaba umwana w'icyubahiro, Hallelujah. umwana w'icyitegererezo, Hallelujah. umwana wubaha, Hallelujah. umwana mwiza. Izo nizo natuye ku bana banyu. kandi niba hari icyo zirwa zibamamazaho ubusambanyi zibigisha uko basambana, nanjye mu butware mpabwa n'Imana isumba byose ntihakagire umwana w'umuntu udukurikiye wishora mu biyobyabwenge mu izina rya Yesu Kristo. Umwuka w'Imana biherekeza. amen. Biragatsindwa kubona umwana wawe yagiye mu busambanyi, yagiye mu butinganyi, biragatsindwa yagiye kunywa ibiyobyabwenge. Imana aranganye mwiyerekwa. Uri kumva pastor, mbona abagore babiri bakomeye hano muri iki gihugu b'abapasiteri, barabizi nabo uko bari baje gutera igitero mu ntuza mu isi y'umwuka. Imana impagararaho ndabatsinda mu izina rya Yesu. Bibiliya imbwira iki? Iravuga ngo tuzirukana abadayimoni, tuzakandagira inzoka na sikorupiyo. Banteye mu bicuku bya nijoro nabo barabizi. Mwa bagore mwe babiri mwigeze akasha muri kuyobya urubyiruko, nabonaga bateranyije urubyiruko rwinshi, ndangije ndagenda mpagarara hejuru y'aho bari gukorera, mabwira urwo rubyiruko ndavuga ni mwa rubyiruko mwe, aba bagore bari kubashuka bagiye kubarimbura. Barangije banyirukankaho, mpagarara mu butwari ndabakanga kandi baragenda mu izina rya Yesu. Ndabatsinda mu izina rya Yesu. Imana ishigwe hejuru. Rero duhagaze mu butware bw'Imana isumba byose, mu mbaraga z'ubushobozi Imana yaduhaye. Uyu munsi umwana wawe ujya wicara hasi umusengere, nawe wa mwana we ujye wubaha mama wawe, keretse uzabajyana mu mbaraga zindi z'umwijima. Ariko muberere imbuto mw'abana mwe, niba mwarakijijwe ababyeyi banyu bazahinduka kubw'abana babo, kandi n'abana nabo bazahinduka kubw'ababyeyi babo baberera imbuto. amen. Umwana yaba muzima gute utamwereye imbuto wa mubyeyi we? Umwana yakwambara neza papa, umwana araba umugabo mugenzi wawe gute wowe wanze kuba umugabo? Umwana arambara neza gute wambaye ubusa? nyina yambaye ubusa. Umwana w'umuhungu azubaha gute urugo rwe papa we aza arwana atongana buri munsi, yarigize intare mu rugo. Bavyeyi mwerera abana banyu imbuto, mwibasharirira, mwibabera umuzi usharira. Namwe bana mubaha abavyeyi banyu. Se dusoze kiganiro. Muvyeyi akiringa pasa, reka ndumva umwuka kimanura n'ibindi, reka mvuge. Muvyeyi akiringa w'umumama akarera abana wenyine avunika, ariko abana bamara kwigira hejuru abakubita ibuno, abagira gute, yaragurishije uturima yaririye akimara, mwarangiza mugahemukira umuvyeyi mukajya mu burara n'ibindi byose. Imana ibababari. Uyu munsi mugaruke pasa, reka nsoze wenda basi, ariko mbwire umuntu udukurikiye, mukore surprise yandi mwoherezaga bwa bukobwa bw'uburaya, bwa buhungu bw'ubuhehesi n'ubundi. Uyu munsi wicara uhamagare mama wawe na papa wawe, umubwire ati papa ndabakunda kandi mbasabye imbabazi aho nababangamiye hose. I love you papa. Ni igiciro pastor, ubi ndi kubivuga uri kumva. Sinakubwiye ukuntu nigeze kugira igikomere cy'urugendo rw'ubuzima kubera kutagira umubyeyi. Yego. Nabona umumama ngavuga turi umumama yavamo mama wanjye, nkabona ari umumama mwiza, wamwegera ushaka kugira ngo ugasanga yigiriye mu by'amajipo. Sugar mami. Rero niba ufite mama wawe ukimufite, harahita kugata ati baro abarutwa n'abatabafite. Rimwe na rimwe harigiye muvuga ngo ababyeyi banyu barutwa n'abatabafite, namwe mutarabereye imbuto zo kwihangana, mutarabereye imbuto z'umwuka wera. Kimwe n'ababyeyi nyine babi bihane nabo. Au contraire, niba uzi kuri umubyeyi mubi nawe wihane. Surprise ku bana bawe. Yego. Niba atahagutongana birekora surprise, taha uganiro akagahungu wagira ngo siko kavugaga n'umwuka wera, n'ubundi singira we n'umwuka wera. Niba ari umugore warigize cyaro utaha ni urugegera urubayibo ururara. Uyu munsi bamuzima wongera uhinduke, usabe n'abana bawe imbabazi bavuga ati guhereye umunsi sinzonye. Abafite ubwo ari ababyeyi bajya gusambana ngo bari gushaka ikitunga abana, muhumure Imana yo mu ijuru nimufata umwanzuro izabana namwe. Amen. Imana muri bamugisha. Ariko bindingi hari ibintu bitatu nababwiye bifasha umuntu w'Imana kuyoboza Uwiteka inzira no kumukoreza imigambi ye yawe yose. Ukamusenga, ugasoma ijambo ry'Imana, natwe nibyo bigenda bituneshereza kuko dufite ibintu biduhiga. Nko mwatwe tuba hano kwiza mbuga nkoranyambaga, iyo tuvuga ibi ngibi abandi bantu baravuga ati hari umuntu umwuka wacu udakorana n'uwo aratunyaga. Tuba turi kunyaga rega inama ziba ziri imbohe. Turwana intambara nyinshi. Pastor we offline arabizi urugamba bari kurwana. Turwana urugamba rwinshi, duhura n'ibigeragezo byinshi, ariko Imana idukiza muri byose. Haleluya. Rero nshuti yanjye y'umusaraba,
mwene data icyo nakwinginga nagusaba uyu munsi uhagarare uvuga uti mubyeyi mbabarira naragukoshereje niba ubona ufite n'ipfunwe ryo kumusaba imbabazi tangira wera imbuto zo kwizera gake ndumva soje. Imana iguha wabanye natwe kandi nawe Robert witeka Imana aguhire. Wowe wumvise ikiganiro rero wandike muri komanteri uko ubyumva, kabiri gikore like. Witeka Imana aguha ariko niwe kugisharinga kugira ngo ugiye n'undi wese akibone kugira ngo nawe Imana imukize. Muri Imana abane namwe. Burya guhaha imyenda, inkweto n'ibindi bijyanye nabyo ni kimwe, ariko guhora bikeye nabyo ni ikindi. Namwe mwajyaga mwibaza ibanga ry'abarimba mubabonye ku kazi, mu birori, mu rusengero n'ahandi hateraniye benshi, bikabayobera mukibaza icyo babarusha. Reka mbamenere iri banga, nta handi bamenye ni muri Detached Dry Cleaner. Niba wifuza guhanaguza kositime yawe, ipantaro n'ishati byawe, inkweto, tapi, amashuka, amakuvurori, amardo, baze n'ibindi, gana muri Detached Dry Cleaner bakwiteho nawe usirimuke nk'abandi banyakigali. Aha niho honyine umukiriya aza ku isonga kandi tukubaha igihe cye. Mu marembo ya Nyarugenge iruhande rwo kwa Dr. Claude unyuze ku muhanda wo ku Muhima. Ikindi kandi n'ababandi bagorwa n'ingendo za hato na hato muri Detached Dry Cleaner twabatekerejeho. Duhamagare kuri izi nimero ureba kuri ekra yawe ubundi tuze tugutwarire ibyo ukeneye guhanaguza, nidusoza tubikuzanire mu gihe wifuza kandi ku giciro kikunyuze. Erega ibanga nta rindi ni Kigali ikeye ndetse n'abayo muri Detached Dry Cleaner. Umukiriya ku isonga ni karibu. y'amasomo mwari mwarabusaho mwigira, igisubizo cyayo cyabonetse hamwe na Team Tom Aviation. Ushobora kwiga amasomo arimo nka Aviation, IATA na ICAO. Ushobora kandi kwiga ICT, Tourism na Hospitality. Muri Team Tom Aviation dutanga kandi serivisi zirimo nko kubukinga amatike y'indege, tukabaha kandi ubufasha kubifuza visa ndetse n'abifuza gukora ubukerarugendo. Team Tom Aviation uradusanga i Remera ku muhanda ujya Kabeza mu nyubako yitwa Union Plaza mu igorofa rya kabiri hejuru y'ahakorera Nyirangarama. Ku bindi bisobanuro duhamagare kuri 0788 63 11 97 cyangwa kuri 0788 51 96 34. Murakaza neza muri Team Tom Aviation.